My name is Benjamin Kiwairo. I'm from Rwanda, Kigali. I'm currently enrolled in college in computer systems technician. I had an opportunity to get a loan from, and it was amazing to get no. It was what my parent was traveling to get me to study in Canada. He met an agency, Samtech Immigration Visa, and then he got the information from there that I can apply for his loan. And then I started the application. We worked together with the agency, and I was able to proceed with the application, and now it worked. The whole application, I can say, was transparent. It was confidential. When I started application, I thought maybe it's going to be a scam because I didn't know much about it. But as I started to apply, I learned that everything must be confidential and must be real. So the documents, Hello my people, once again turabasuje tubaha ikaze muri Samtech Immigration Visa Travel Agency. Urifuza kujya hanze muri uno mwaka, karibu muri Samtech. Gendana natwe ubashe kugera ku nzozi zawe, aho uno mwaka warangira nawe ubashe gukabya inzozi zawe. Dusura aho dukorera mu mujyi imbere y'umusigiti, tuguha ikaze. Fly with love. In Samtech, you are welcome. Tubahaye ikaze muri Samtech, mwebwe mwifuza kutugana. Muri rusange serivisi dutanga ni izi ngizi. In Samtech Immigration Visa, empowering your dreams, connecting the nation, your journey, our commitment. Empowering your dreams, connecting the nation, your journey, our commitment. Samtech Immigration Visa Travel Agency. Our service in general: visa application, visa and immigration consultants, DV green card lottery application, air ticketing, car renting, filling DS form 260 from green card winner, hotel booking, tour packaging, interview preparation, work and study abroad, immigration consultants. Tubaha ikaze muri Samtech. Uyu mwaka nawe ukabya inzozi zawe hamwe na Samtech Immigration Visa Travel Agency. Kuri igisubizo kuri wowe wifuza kujya kwiga muri bino bihugu bikurikira: Canada, Amerika ndetse no muri Schengen. Wifuza kujya kwiga muri Switzerland, Ireland, Poland, Germany, Belgium, India ndetse na China. Muri Samtech tugufitiye iyo offer. Uyu munsi rero tuzinduwe no kubabwira cyangwa no kubifuriza abantu kubaha ikaze muri Samtech Immigration Visa Travel. Muri uno mwaka rero kuva watangira n'ubwa mbere dufashe ikiganiro, tunifuriza abanyarwanda muri rusange nk'uko twahwemye kubibagaragariza, tubifuriza kugira intangiriro nziza z'umwaka mushya wa 2025. No kuvuga ko muri uno mwaka rero muri Samtech Immigration Visa ni gake muzabona twongera kubahereza ibintu byinshi muri groupe, update, gufungura ku rubuga abantu bakisanzura cyane, ahubwo icyo twifuza kujya tubagezaho ni kubagezaho deal ziri success zikinwa kandi zigakunda. Dore icyo usabwa rero, urasabwa gusura YouTube channel yacu ya Samtech Immigration Visa, ari nawo mwihariko muri uno mwaka tugiye gucishamo ibintu byinshi. Tuzabicisha kuri YouTube channel yacu cyangwa ku muyoboro wacu wa YouTube, kugira ngo abadukurikirana ndetse n'abantu baba mu mahanga babashe kubona ibyiza utasanga ahandi uretse muri Samtech Immigration. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, share and comment kugira ngo update ujye ubasha kubona update isaha ku yindi. Icyo tuzajya dukora rero muri groupe ni ugucishamo notification ibamenyesha ko hari job offer letter, job offer, hakaboneka wenda habonetse scholarship, habonetse ama offer atandukanye yahindura ubuzima bw'abantu. Rero kuko ubu ngubu tugufitiye icyo twakwita study loan muri Canada. Twakomeje kubivugaho kenshi, abantu babyumvaho neza, ariko uno munsi tuje kwisobanuraho
kuri uno munsi tuje kwisobanuraho byinshi kuri yo abantu kugira ngo barusheho kwisobanukirwa. Ikindi turavuga kuri offer ya China, turavuga kuri offer China aho ushobora kujya kwiga mu Bushinwa ndetse ukanakora. Ushobora guhitamo kwiga cyangwa ugahitamo gukora, byose ni kimwe, ariko ibyo ni visa twahisemo kujya dukorera abantu bakishyura nyuma y'uko bamaze kubona visa zabo cyangwa bamaze kubona admission. Muri Samtech rero Canada, abantu benshi bazi uko kujya kwiga Canada cyangwa kujya muri Canada byahagaze. Ntabwo byahagaze, icyo bakoze ni uko bagabanyije umubare w'abantu bakiraga bitewe n'uko abantu bagendaga mu buryo butemewe cyangwa abantu bakanyura mu nzira zidasobanutse, bakitwaza ko bagiye gusura cyangwa gutembera ariko bafite gahunda yo kugumayo. Bituma Canada ishyiraho impinduka zikomeye cyane, harimo abantu bajya nko gukuraho work permit cyangwa uruhushya rwo gukora nk'umuntu wese wabaga akandagiye ku butaka bwa Canada. Murabizi ko mbere y'uko hazize impinduka visa yose wasabaga yakwigezaga ku butaka bwa Canada, ntabwo byari bikiri ngombwa kugaruka, ahubwo wagumaga muri Canada ukidekarara, ugasaba ko baguha icyo bita temporary residence permanent. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo byakuweho, ahubwo ikintu gihari ushobora guhabwa temporary residence ubiheshejwe na visa yo kwiga. Indi deal rero nuko muri ino deal ya Canada tugufitiye umuterankunga cyangwa umuntu ushobora kukubera umusponsorship, ushobora kugusponsoringa mu bigendanye n'amashuri yawe, aho ashobora wishyura 25% bitewe na porogaramu wahisemo kwiga, we akakwishyurira 75 biba bisigaye. Wakwibaza rero ngo biba bimeze bite? Biterwa na porogaramu wahisemo kuba wakwiga. Hari porogaramu rero zikurikira abantu bahisemo cyangwa aba batanga inkunga mu bigendanye mu kwiga. Hari ibintu byinshi cyangwa hari amaporogaramu bagiye bahitamo kuba bafinansamo abantu. Izo porogaramu rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni porogaramu iyo ari yo yose ibonetse bashobora kugufinansamo, ahubwo bafinansa abantu ku bintu bitandukanye. Harimo urugero bibanda ku kintu bita STEM. STEM ni impine mu magambo arambuye, ni science, engineering, technology and mathematics. Niba uri umwe mu bantu bagize amahirwe kuba wakwiga kimwe muri ibyo bintu, warize science, ubwo tuvuze science tuvuga abantu bize PCM, MCB, biology, PCB, MPG, udukombinezo cyangwa faculté ye irimo ibintu by'imibare cyangwa by'amasayansi, aho ufite amahirwe. Undi muntu ni umuntu wize ibintu twakwita ngo ari muri domaine ya health care, ariko n'ubundi nayo igaruka nko mu masayansi. Health care cyangwa akiga ku kintu twise skilled trade. Ni ukuvuga ko bafinansa STEM bagafinansa skilled trade cyangwa health care. Out of y'ibyo ngibyo nta nguzanyo cyangwa nta loan bashobora kuguhereza. Loan batanga rero ibimeze ute? Aba loan ishobora kuba loan y'umwaka umwe cyangwa loan y'imyaka 2, biterwa na intake wahisemo kwiga ndetse na programu wahisemo kwiga. Bagira reka tujye muri health care. Muri health care bafite basponsoringa bafite iyo twakwita ngo ni person support worker, PSW, iyo barafinansamo. Tukajya n'indi bita person support worker. Hari person support worker program, akazana person support worker online. Bakagira iyo bita health aid certificate, iyo ni program yitwa gutyo. Bakagira mu bigendanye na technology bafite iyo bita web development and front end design program. Iyo ni program yo kuri post graduate. Bakagira n'indi bita Internet of Things System Design and Implementation. Bakagira iyo bita Applied IE Solution Program. Hari iyo bita Optimism, ko tugiye muri healthcare. Muri healthcare bagifite iyo bita Optimism and Behavior Sciences Program. Iyo nayo wabasha kuba admitted muri fall intake 2025, ubwo ni mu kwa 9. Bakagira iyo bita Health Informatic Program muri postgraduate, ubwo ni muri domaine ni muri sector ya technology. Bakagira iyo bita community mental health disciplinary muri healthcare. Muri healthcare bakongera bakagira bita community pharmacy assistant. Bakagira pharmacy technician. Wumve utega amatwi niba
muri porogaramu wifuza kuba kwiga muri Canada cyangwa porogaramu wifuza kwiga abroad cyangwa wifuza kwiga hanze y'igihugu, niba izi porogaramu zirimo. Turi kuvuga urutonde ndetse n'amasekta iyo porogaramu iherereyemo ku buryo ubasha kuba admitted. Ibindi wenda byo kumenya gukora checklist niba uri eligible tuza kubibabwira nyuma. Iyindi muri healthcare bafite iyo bita reaction therapy, bakagira muri technology bakongera bakagira iyo bita information system business analysis, bakongera bakagira iyo bita plumbing techniques program, bakagira iyo bita behavior science technician, bakagira iyo bita social sciences work, bakagira cloud computing technology program, bakagira mobile application development strategy, bakagira iyo bita electrical technique program, bakagira iyo bita welding techniques program, bakagira iyo bita heating refrigeration and air conditioning technician, bakagira iyo bita carpentry and renovation technician, bakagira iyo bita program computing program, bakagira iyo bita computer programming and low code program. Aho ni ku bantu bize IT cyangwa ibintu bize ibintu by'ama Python, ibintu by'ama coding, muri programming language yose ushobora kwifuza kwiga muri Canada, ahangaha wabasha kubonekamo. Ku bantu bize ku bintu bigendanye na networking, dufite icyo bise post graduate wireless networking program, tukagira icyo twakwita ngo ni cyber security program postgraduate, tukagira n'iyo bita computer programming, aho ni ku bantu bize ibintu by'ama code Python, C++, abantu bize aho ngaho abantu bize mu bintu by'ama programming code, ama programming language, aha ngaho bashobora kwisangamo. Ikindi bafite program twakwita ngo ni computer system technician networking and cloud computing system, bakagira bita environment management assessment, bakagira ecosystem restoration. Ni program nyinshi cyane tutari bubashe kuvugaho cyane, ariko reka tugerageze tuzicemo zose. Muri engineering, muri domain ya engineering bafite iyo bita computer engineering technician, bakagira n'iyo bita welding technician, bakagira iyo bita addiction studies, bakongera bakagira iyo bita cloud computing postgraduate diploma certificate, tukagira n'iyo bita cyber security diploma certificate, tukagira bita data management and analysis post diploma, tukagira bita health data analytic program, tukagira n'iyo bita information technology system diploma, tukagira software development, tukagira bita computer science. Aha tukugerageza kugenda tuzicamo. Twibutse ko hano bafite ni iki kigo gitanga inguzanyo, kiba gifite imikoranire n'ibindi bigo by'amashuri, aho bakwishyurira minerval yawe, bafata tuition fees bakayishyura ndetse na cost of living. Iyo bakwishyura cost of living na school ndetse na living expenses, ibyo byose biba muri bimwe bishobora kongera amahirwe yo kuba wahabwa iyi nguzanyo. Iyi nguzanyo rero wakwibaza ngo ihabwa nde? Ihabwa buri muntu wese ushobora kubarizwa muri bino bintu, muri ibintu twavuze hejuru, icyo twise STEM. Wenda yarize ku bintu bigendanye na science, engineering, technology na mathematics, cyangwa akaba abarizwa mu gisate cy'ubuzima healthcare, cyangwa icyo twakwita ngo ni skills trade. Ku bantu rero bize bafite ama certificate atandukanye agendanye na n'ikiganga, aho bo mufite amahirwe cyane kuko iyi offer namwe irabareba. Iyi offer yawe bajya kwiga muri Canada ndetse ku nguzanyo. Wakwibaza ati se amafaranga cyangwa ubushobozi busabwa nangahe? Bakwishyura nk'uko twabivuze, bakwishyura 25% by'ingwa, wowe ukishyura 75%. Ayo 25% uba wishyuye ku ijana ni ingwate kugira ngo ba making sure ko uri seriye muri ibyo bintu ujemo, hato utabata udatangira process bamara kuguhinguzanyo banohereje bafasha amafaranga yo kuzakwigisha cyangwa kuzagutunga, bayohereza ku kigo nyumuka ntujye kwiga. Rero babanza kugucaginga cyangwa kugupinaliza nk'uko nguko bakakubwira ati ishyura 25%, hanyuma nugera hano uzayakonsoma. Wakwibaza ngo umuntu ayakonsoma gute? Muri loan batanga loan ikavaringa byose, ikavaringa both tuition fees and cost of living. Cost of living muri Canada kuri ubu ngubu bigeze ku 20,000 ku munyeshuri w'umunyamahanga. For international student ni 20,000 n'amafaranga 635.
ni ukuvuga ko umuntu wese ugiye kwiga muri Canada agomba kuba agaragaza ko afite amafaranga n'uburyo azayishyurirwa cyangwa n'uburyo azayishyura. Rero institution itanga loan tutari bubabwire wenda aka kanya yo irabikwishyura ibyo byose. Ikindi, institution fees akenshi kunda kuvaria muri miliyoni 18 z'amakanadiye. Ubwo nufata miliyoni 18 z'amakanadiye ugataranya miliyoni 20 za cost of living, uzabona hafi miliyoni 30 18 20 uzabona nibura 38. Iyo ubwo nufata miliyoni 38 ukagabanya 25 ugakubijana, nufata miliyoni 38 ugakuba 25 ukagabanya ijana, urabona amafaranga usabwa kwishyura y'ingwate. Tuvuge niba wenda bagiye kukwishyurira cost of living Minerva na yari 40, ugasanga wenda ufite byose both tuition and cost of living byose ni miliyoni 57. Urafata 57 kube 25 ugabanya ijana, urabona miliyoni 14 z'amakanadiye zire around miliyoni 15 z'amanyarwanda. Wakwibaza se ayo mafaranga, hari umuntu uvuga ati amafaranga kari menshi, nje sinashingamo iduka wenda i Kigali. Ushobora gushingamo iduka i Kigali ejo ugahomba, ariko uwinvestinze mu kwiga cyangwa mu ishuri ntago ubuhombye, kuko amahirwe aho ngaho haba harimo ibintu bibiri. Haba hari guprofita kujya Canada ukabona iyo visa yo kwiga, ukanaprofita no kwiga no kubona international diploma cyangwa degree bitewe nuko wabyifuje. Nukuvuga ko rero niba ugeze Canada, ikindi cyiza cy'iyirone nuko nyuma yo gusoza amasomo yawe ntibiba bikiri ngombwa kugaruka mu gihugu cyawe, ahubwo ushobora gukomereza y'ubuzima ndetse n'imibereho yawe n'umuntu ufite famiye, ukaba wajyana na famiye yawe bakaza bakagusanga, icyo twita family unification, kuba bakwiyungaho famiye yawe bakagusangayo. Rero muri requirements basaba passport, urasabwa passport, ugasabwa ko uduhereza CV yawe ku bantu bashaka kwiga nka masters cyangwa post graduate, ukaduhereza diplome na transcript z'ibyiciro ushoje. Transcript rero ku muntu ushoje secondaire dukenera bilotiyo mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6, ku muntu ushoje bachelor ushaka kwiga masters dukenera transcript yo mu mwaka wa mbere level 1 level 2 level 3, tugakenera ndetse na diploma na test degree ubufite. Ibindi ni amakava letter na ama-CV, ibyo ni supporting document, ibyo tubigufashamo nta kibazo, ukaba wabasha kuba admitted. Ni ukuvuga process rero wakwibaza ngo process ifata igihe kingana. Process ifata hagati y'amezi 3 ndetse tukongeraho n'andi ufata amezi 3 tukongera n'ukundi kwezi kumwe ko gutunganya dosiye yawe. Around y'amezi 4 ushobora kuba ugiye kwiga muri Canada kandi ukabona na residence permanent. Akarusho rero ku muntu ugiye kwiga post graduate uba wemerewe kwiga unakora, uretse mu undergraduate aba we yemerewe gukora ariko ntago ahabwa wa permit uruhushya rwo gukora, aba yemerewe gukora ariko atera nk'ibiraka nk'umunyabiraka. Ariko ku muntu ugiye kwiga nka masters bamuhereza iyo bita completa imwemerera kuba yakwiga ariko n'ibyo yiga akabikoresha mu kazi gasanzwe, akaba yanashaka n'akazi. So rero aya ni amahirwe yawe, ni umwanya wawe, tegura umushinga wawe kujya kwiga cyangwa kujya hanze. Nkunda kubwira abantu ntago ari ibintu umuntu akubuka aryama bigake mu gitondo ngo ngiye Canada, ari byo akenshi usanga benshi bakunda guhombera, ugasanga umuntu yinjiye mu mushinga atabiteguye neza, nyuma yagera hagati ugasanga biramugoye. Ariko ikiza cy'iyi nguzanyo twebwe ni uko bakwereka ukuntu gahunda imeze, uburyo amafaranga yawe yose azishyurwa n'uburyo nawe bazakwishyura mu gihe ugeze muri Canada. Wakwibaza ati kuri bya 20 bazama ngeze Canada bigenda bite? Ni ukuvuga ko muri ya mafaranga uba watanze miliyoni, tuvuge dufata urugero ku muntu watanze wenda miliyoni 15, ni ukuvuga ko mu kwezi, buri kwezi bakugenera 1,700 bakuye kuri ya mafaranga yawe. Mwumve ko ya mafaranga uba waratanze uburyo ki uyagaruzamo. Niba miliyoni 15 arizo watanze, nugera Canada buri kwezi bazajya baguha 1,700 rero baguhaye n'iki kuko bagukavarinze tuition and cost of living, bazajya bafata amadolari amakadi 800 bayohereza ku kigo agiye kugabanya ya nguzanyo baguhaye, noneho bongera bafata andi 800 bayaguhe yo kugutunga. Kubera ko uba wiga unakora ayo 800 ushobora kongeraho ugayahuza nayo uba wakoreye ya buri munsi,
ugasanga ubashije kubaho neza, ubashije kwiga ugasoza ndetse ugakora na saving, ukaba ufite na family, ukaba wasagurira n'aba wasize mu rugo iwawe. Nuko nguko gahunda rero imeze muri Samtech. Rero tubahaye ikaze. Nuko nguko abantu bifuza kujya muri Canada bagiye kwiga, muduhamagare cyangwa mu booking appointment mu secret office, tubakore checklist eligibility. If you are ready to apply, welcome. Ikindi twagiye kuri China. Offer ya China rero yo iteye. China rero dufite ku bantu bifuza kujya kwiga muri China cyangwa gukora, tubafite offer tubakorera umuntu akishyura nyuma. Wishyura nyuma tujyana amasezerano kwa notaire, ukishyura nyuma, then tukagukora application ukagenda ajya China ukajya gukora. Uko umuntu ushaka gukora nuko nguko gahunda ibimeze, nta bindi byinshi. Icyo usabwa no kuba uzi computer, uzi gukoresha mudasobwa, ikindi ukaba urinda kimwe mu mico no mu myifatire, ukaba uzi no kuvuga icyongereza cyo twakwita basic English communication, uburyo bashaka kugushyira ku ishop cyangwa ku muko yahouse ukabasha gukora communication, kuko hariya ntabwo bari mu Rwanda ngo uzakoresha ikinyarwanda. Niyo mpamvu basaba umuntu uzi icyongereza. Akarusho rero yuzi gukoresha mu mashini computer ni muri Rwanzu muri China, aho baguhereza akazi ko ushobora kwinjiza kwandika wenda kwinjiza ibyasohotse cyangwa ibyinjiye muri shop runaka. Niyo mpamvu basaba umuntu uzi gukoresha, ufite ubumenyi kuri mudasobwa ndetse unazi n'icyongereza. Nta rero imyaka ntarengwa nibura kuba utarengeje imyaka 36. 36 urumva watangiye kujya mu myaka yo gusaza rwose. Aha ngaho ntabwo bapfa kukwemera, bakunda kwemera guhera kuri 35 kumanura kugeza ku myaka 18. Aho ngaho ubu uri tayari. Ikindi ku bantu bifuza kwiga muri Poland biracyashoboka, dushaka gusabira admission ukayibona kandi tukagusabira visa ukajya kwiga ukajya muri Schengen. Ikindi tubafitiye dushaka kubabwira muri uno mwaka, dushaka kubarocingira nuko gahunda y'ubukerarugendo irakomeje. Dushimira abantu bose twafatanyije kuba twarajyanye mu Kagera, tubashimira ko mwakoze, kandi gahunda yacu irakomeje nk'uko abantu benshi mwakomeje kubidusaba, mwadutegura ubundi bukerarugendo. Turi kubategurira mu kwezi kwa gatatu. Ntabwo aka kanya turapfa kubabwira aho duteganya kuzabakorera ubukerarugendo, gusa turifuza ubukerarugendo bwaba hano mu gihugu ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo, ubu ni muri East Africa. Kuko ikindi nubwo nyuma y'ubwo bukerarugendo gahunda yacu yo izakomeza. Duteganya ubukerarugendo nibura 3 mu mwaka, buri mwaka tuzakora 3 nk'uko umwaka washije byatugendekeye. Twateganyaga ubukerarugendo 3, twakoze 2. Twakoze mu Kagera dukora na Nyandungu, tugira fair yo muri France twihanganisha abantu utabashije gucamo, ariko wowe wageze wafashe umwanya wawe ukagana muri Samtech, ntabwo byigize bipfa gusa, ntabwo twabyibagiwe. Ibyo ni ideni tubarimo kandi tuzakuramo, kandi bamwe twatangiye kugenda tubikuramo. Ushobora kutajye uyu munsi kuba utagiye mu kubyifuza, ariko ejo muri Samtech tukakubonera indi offer. Niyo mpamvu usabwa kuba muri Samtech, ugasharinga link yacu, ukajoininga WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kubona update. Ndetse ikindi ukabasha kujya gusura YouTube channel yacu ya Samtech Immigration World Visa and Travel Agency, ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu banyamahirwe bakurikirana ikiganiro cyangwa ibiganiro byose dushyiraho. Nidushyira ikiganiro kugira ngo ujye ubasha kukibona mu bande. Ni ukuvuga ko rero impinduka muri uno mwaka ntabwo tuzakoresha WhatsApp cyane nk'uko umwaka washije byagenze, ahubwo tugiye gukoresha YouTube channel cyane kugira ngo natwe tubashe kuzamuka, tubashe no gukurikirwa n'abandi bantu batari abanyarwanda, kuko tumaze kubona ko dufite population nyinshi dukurikira, yaba abantu bari mu bihugu bitandukanye. Dushimira abantu twamaje gufasha bari muri Canada ndetse na Amerika, bakomeza kugenda batwohereza abantu bo kugira ngo tubafashe nabo babashe kugera ku nzozi zabo. Gera ku nzozi zawe ndetse ubifashijwemo na Agence Samtech Immigration Visa. Inzozi zawe nizo nzozi zacu, kandi kugera ku nzozi zawe no ku ndoto zawe niyo tsinzi yacu. Murakoze rero, turabashimiye. Ciao ciao.